Ije akaririmbo ko nakanyuma yasaba tugana mu gutangira yiswe ngo iki The Trigon ya aracyari Mr. Marwabunga ntibisanzwe mene You're the one for me ni Patrick na Bella akubwira ngo fatu the sun basezera tugatangira The Trigon ni Mr. Marwabunga uyu munsi wakamanukanye Sodomi South main yasikiye pato ulala yakaracyasozera tugana mu gutangira uri hanze mu biki yaruka tugatangirane yake ni Mr. Marwabunga kuri uyu munsi wagafashemo udacikwa main yake sava yake brother yake main Fire to the sun niko karirimbo yasikia pato yasikia African boy yake pato rekeni asoza tugatangira The Trigon aracyari Rwabunga Mr. Man bisanzwe ya akangati wutwe wade DJ Madewe bankuruzi cyane akugera fresh ya K-Main Mr. Marwabunga ntibisanzwe kuri umunsi none ya K-Main ya Kesava olala yakaracyasezera tugana mu gutangira yacu The Trigon ni Mr. Marwabunga kuri uyu munsi yifatiyemo udacikwa mene asikia Bella ni Bella na Patrick aseza tugatangira The Trigon yakaracyasezera tugana mu kuyitangira yacu uri hanze mu biki nyaruka tugatangirane ya Ken Rwabunga ni Mr. Man bisanzwe ku munsi wa none wagafashemo azanya kaherero ni Trigon The Trigon fight for justice ngo ni mirwani bara hitwa The Trigon ariko ngiye gushaka ubutabera kuki filime yiswe gutyo rero niyo mpamvu Mr. Mani Mr. Mula ndi hano ngomba korera ikirero mbaho busobanuro ya K-Main ya K brother tukaba turagatangiye rero dutangira gute barakwereka bateguye ni benshi cyane kampani yagateguye ni yihe uko nukiza bahise ngo iki Viva Films Production Company Limited ya K-Main tukaba turagatangiye rero sawa gusara n'abandi abandi ni bane Sinefeni Film Studios abana bamenye amafaranga yabo donc bagero fresh dutangira gute rero murwane dutangira muri ringi ari heri mu rugamba ni bande barwana barakwereka umusore hakurino giti hano gitasire barakomanagura hano umusore amushyira hasi komi kuryinyo izina mwaribonye The Trigon mwaribonye gutanye kuri umunsi wa none ni Mr. Marwabunga tunemo sasa barakwereka hangaha na amezi abiri buriko tuniramirwa no muri ringiba bari baranga kukirwa barimo banywamo rucamo n'ingwaga si buke ucece mu gace gusa nimba mwibuka neza umusore turi imbere yacu mu maso yacu yarari muri ringi mu basore barwanaga gusa hangaha ngo hari amezi abiri mbere yo kumiramirwa no muri ringiba yarari hakunino ntago tumuzi ngo tumubonye yani inyasiyo yakajemo cyane anzana na ka champagne so kumba rugo afite kazana rwose nakumuna banze gasukeyo Sarah Shank another year undi mwaka another goal hindi zawe umusore what's next for you Jacob mwana arakurikiza hiki tuzareba gotta be bigger ngomba kujya mbere
Can be better. ntumotari mwana. What else could be bigger and better than that? Ariko se Jacob niki kirenze ko ibintu umaze kugeraho? What are you chasing? Ubundi urimo urahiga iki? Seriously, Aseseriye mwana. it's in the game. Ibi ni imikino. Somewhere in the world, there's always something to be. Ibi ni imikino kandi kisasi nkora bizenguruka ku isi ntiyabura ahantu haba hari kubera imirwano. Umuntu akagenda kuri tutafari bw'umuntu mwana. Ibi ni imikino. Brother, none ni imikino man. 2 years ago, when you moved back from the States with your wife, Musore muterera imyaka 2 ishize ubwo n'umugore wawe mwavuga muri Amerika mukimukira naha ngaha. I really thought you were gonna hang up the gloves and retire. But 2 years later, Nari nzi ko rwose ugiye gushyira gaza yawe hasi ubundi ukava muri imirwanire yawe. 5 championship tournament. Gusa imyaka yakurikiye witabiriye amarushanwa 5 ugenda urwana nari nzi ko ugiye kubihagarika. I love fighting. Umva njye nkunda imirwanire. I love the feeling. I love the feeling of being in there. Nkunda ko yakumva ndi muri ringi nkubita umuntu ndarashoboye iki mukomagura nanjye ngenda nk'umubiri buke buke nanjye nkagenda njya mbere mwana batera amangumi inkokora Score that winning punch. batera amangumi KO. na za KO nangiriza mu bitsike gusa. It's addicting. Mani biriya bintu birakurura mwana. Biriya bintu biragora ko umuntu yabireka. Hard to stop. Iki kigoye ko umuntu yakireka ku kanya ruwazaga sinzi ninde Loving you. kugukunda mwana. That's what's so hard. Iki kigoye ko umuntu yareka aramubeshya. You trying to stop? Ese ariko cyakora ko unkunda mwana. Wapi Even if he tried. nubwo yagerageza kukwanga ani ntabwo yabishobora. Tukaba turagatangiye rero bakise the trigono ni Mr. Marugwabunga kuri umusore wagafashemo udacikwa. Vincent Soberano yarakanditsana na Kayobora umusanizi muramuzi ni Mr. Marugwabunga. Umukobwa we bari kuri iri si yaje hakuno yitegereza inyanja wa musore nabisa nk'aho bakundana azamwegera. Mwana funguza inzoga tuzinyese. Oya ntago namwe harakonje. Yeah, take them both. Oya nini zose zimwe. Nini turimo turaserebura. Yaramdana inzoga ngo banywe umukobwa gusara byanga. Atereka hasi nawe arabanza bamwumva buke buke. Sheri mbemeze gutya se ariko Jacob nawe bise bari bakundanye. Aho dutanyereye kwa kakanya umukobwa wamuse Ani umuhungu wamuse Jacob. How about this? Sheri meze gutya se tubyina gutya buke buke. Nta ari byiza Sheri ngenda mbyina gutya nzunguza buke buke. Iyi Sheri ntabwo ubona bise bari bakundanye. Bari abantu bakundanye bagira ubugoryi bwinshi cyane. Sheri sikuri imbyino bayita imbyino z'aba mama. Bararebana buke buke. The mama dance? Akoze imbyino z'aba mama Sheri. Aramuseka. Mega we. Yego mwana. Tushaka kuvuga ko Did you just say that? Mama dance. uravuga ngo imbyino z'aba mama hoye mu mama ryari se kandi ubose no kuvuga ko hanyuma se nyine se tugi ubwo wanjye nanjye akugombye kuba nawe uri kubyina imbyino z'aba papa bisa nk'aho ari amakuru meza disi umusore agiye kwakira tu none se ugiye kuba mama yego ngiye kuba mama nanjye se ngiye kuba papa yego nawe ngiye kuba papa olala byari ibyishimo hagati ya bombi bisa nk'aho umusore yakira amakuru meza yuko umugabo agiye kubyara byari ibyishimo kuri bose ni Ani na Jacob dutangire kuri uyu munsi wa none uwo musore akimara kumenya ko agiye kubyara yaje hakuno andatunganya umwana azaba ari oh mana yanjye. Okay. So, None what do you think? akora kabona gute You finished the crib. ahantu umwana azarakamisa barangiza koko mbega nagatangaza. When I retire from this karate, Shiri rero ubwo nzambaye muri migani yanjye ya za karate it's something to take up. nzakina ikindi kintu nzakora. Take up. Baby carpet. None se uwazaba umubaji uwaza ubutanda bw'abana mbega urubuga rutangaje kwera uyu umusitari nkawe w'indwanyi uzwi ku isi hose uramutse uyivuyemo waba umubaji byaramutangaje disi. Erega abasitari niko dukora ntabwo twijana. Iyo n'ubu nanjye ndamutse mvuye muri aka kazi ushobora gusanga nakibera nk'iki se ariko njyewe n'ubundi se n'undi ko ntajya mboneka. Shiri meze neza You feeling okay? meze neza. You can still do it. Reka dukomeze turumane Shiri. Umva Jacob I'm gonna be serious. ubu noneho ngiye kuba seriye. Already. Shiri ahubwo ngiye ndumva imirwanire yawe wakayihagaritse. To talk about this, right? Ariko se Shiri ibi tubivuga nonaha ngaha koko umva Shiri ndakomeje ariko
Wanted to move back here and I followed you from the States. sheri ubwo ushaka kugaruka inanga muri Philippines iwanyu naremye ndagukurikiye tuvana muri Amerika tuzana inahangaha. I thought we were gonna start something new. nzi ko tugiye gutangira ubuzima bushyashya. Something good going on. sheri none niko bimeze twarabutangiye koko sheri. We have a business that is teetering from past due bills. We're in debt. dufite business na nungu tutarishyura impapuro twafasheho umwenda turi mu madeni. Haven't even recovered our initial investment yet. nta nubwo n'amafaranga twatangije business twari twayunguka. That's why I fight, right? sheri ni nyine niyo mpamvu ndwana Cash flow. kugira ngo nkore amafaranga nzaba muri izina rya dojo yacu tugere ku ntego nyinshi. sheri ntabwo ubibona sheri nk'izihe ntego. What else is there to fight for? iki kintu kirwanira sheri. You have the dojo. sheri ufite dojo ufite abanyeshuri bawe. You have me. sheri kandi nanjye uramfite. Soon you'll have a baby. mu minsi mike uraba ufite n'umwana. imirwanire wayivuyemo sheri. gusa ibyo umukobwa mubwira nibyo iyi mirwanire y'abarwana ajya muri rinjya kwita abantu rimwe na rimwe bakanapfa nawe ashobora kujya gutya agahura n'umuntu w'indwanyi akamukubita ugasanga arapfuye umukobwa ugasanga asigaye wenyine yenda no kubyara iki n'iki nizo mpungenge umukobwa aba afite. gusa umusore ntabwo abyumva. Honey, I thought we've talked about this already. ariko nari nzi ko ibi bintu twabivuganiyeho na mbere hose izi mpamvu bigaruye. umusore ntabwo abyumva. What? sheri iki ariko karivumbura agacaho ariko abakobwa namwe gusa ibyo umukobwa mumubwira nibyo imirwanire yanyu muba murwana ubuse nk'ungu wagize gutya agahura n'umuntu nka Mr. Ma njye mbeshya match ni box imwe gusa bajyana muri serum umusore yakomeje mu gasiporo anyara hitwa Wushu School ni kandi kavagayo umukobwa tutazi ninde ntago tumuzi kavayo asya Hemei bite mwabaswa mwe akorekana umukobwa disi bisa nkaho yaravuye mu ahantu bisa nkaho ari kure kuko urabona ko baje bamwishimiye cyane bisa nkaho atarari na hafi. kugaruka hakurino hari abasaza bahari. saza kuba bari aho ngaho umukobwa yakomeje kuza begera ngo bamwisemeye ntago tumuzi n'ubwa mbere tumubonye nawe. Mei kaje gusubiza abasaza disi bisa nkaho ari basekuru bako cyangwa se ababyeyi bako nitubizi. ari kwivugira igifilipine cyabo ariko rwose igifilipine ntago nkibuka pe nyine suko ntakizi ariko ntibasobanuye mwaba munyibyerega bagomba kubasobanurira ururimi bari kuvuga neza rwumvikane ururimi rw'igifilipine baracyavuga igifilipine. ni igifilipine baba ni igifilipine simbabeshe tu. nange mwisobanurire pe aha nayamanitse bantu banjye. 我也买了衣服给你。 anishe tugenekereza twumva ikintu bari kuvuga. mwana wanjye se iminsi yose yarishize utadusura wabagaye ko mwana wanjye rwose turakwishimiye. tugaruka ko no mu ishuri rya Jacob umwitozo uhabaye cyane bagita Tiger Kings ishuri rya Jacob Kasa. umwitozo wari wose uyu munsi ugiye kwiga utuntu nk'utu ngutu barabanza babereka ibyo bagomba kwiga. ni kabiri gatatu ugakora ni kabiri gatatu ugakora. we mwese murebane Jacob hano hari umuntu ugushaka sha barakwereka hari abateraga mu ishuri rya Jacob kano kanya tutazi harabazagamo. wemeye mwiga imigeri yo mu mpande ndagarutse mu kanya. haraka uwo ntimumuzi. Just to make sure that we deliver an invitation umva personally. boss wacu yifuje ko tubazanira ubutumire ngo tubibihere mu ntoki. nutumire nyabaki se ubwo ngubwo hari ababajije nikamuzi. we ni umugore wanjye Ani. ni umugore wanjye Ani. ni Ani njye nitwa Ellen. Hank Ellen kavugana mwiryo sha ni Kadamian mukibike muri White Flower. Well, let's cut to the chase. umuntu reka turase ku ntego. She's holding a very special fighting event. boss wacu arimo arategura imirwanire. shiri harano ugeze yandikisha.
No idea who these guys are. oya shiri abagabo ni n'ubwa mbere mbabonye. Trigonal. Okay, ugeze wumva ibya Trigonal sibyo? That's a myth. Ariko nibiho. Yes. Oya Trigonal ibaho. New personal invitation to Ubu ndimo ndakwihera n'ubutumire straight from the boss. buvuye kwa boss rwose kugira ngo nawe ugerageze ire kubaza muri iyo mirwanire. They just came over with Shiri ariko bari baje reka numva icyo bashaka kumbwira. We're not interested. Wumva ibi ntabwo tubyishimiye murakoze ariko hoya. Please leave. Ahubwo ni mucyo. Me? Shiri murankinisha. Tukatwivukanye ko ugiye kuva muri iyi mirwanire none urakiyandikisha. Mwumvishe boss wanjye. The door, bro. Aho hari umuryango muvandimwe ngiye cyo kugenda. Dore akajosi. Bakita Kadamian ntimukazi muri White Flower. Kimomo yarayibakoreye. Kadamian kazinga josi gacaho. 1, 2, 3, go. 1 2 3 mukomeze umwitozo. Kube hakunino. Parahana abo umwitozo we. Henry Tan Private Island. Bonekirwa kibanga cy'uwitwa Henry Tan. Who's the man? Henry Tan ni munuki. Barakwereka ahangaha hari uri kuri phone. Kagabo kareba gutya kameze nk'akakandagiwe n'intama mu gasura. Mwitozo hakunino urakomeye we. Bagabo baritoza nk'abagiye mu rugamba kuko uyu mwitozo ntago ari umwitozo usanzwe gusa. Long time ago, I was just like him. Gihe kinini gishize rero nimeze nk'uriya musore. Fighting machine. Narwanaga nk'imashini. Fighting machine. This was my world. Iyi ni isi yanjye. Ubwo dutangiranye ku rundi ruhande. Nothing else mattered but the fight. Nta kindi kintu cyanishaga umutwe uretse kurwana. Narirwanye hatari. Gusa koko yari n'indwanyi kuko akagufa ko ku kuboko karorojiye kagiye muri oroji kagufa kavuyemo. Sasa barakwereka uyu nguyu bangiye uvuye gutanga utumire bakabwanga yaje gutanga amakuru kwa boss ni Kadamian. Good down, gentlemen. Nicare basore. So you got him in. Muvuga mwamubonye umusore? I found him. Boss nabonye umusore mutumira rwose murashobora nkuko wabimbwiye kabisa. But Gusa What? gusikize. he's not coming. Boss ntabwo umusore ari buze. Wife got in the middle and stopped it. Umugore nabaye mu rupapuro bamwinjiye mu mutwe batanabitekerezaho ukuvuga ngo nta kintu mwakoze. No, I mean, Boss nyine ndavuga ati namuha urupapuro nkuko wabintegetse. You're a fucking moron. Wa muswa uri giswa gusa. Easy fucking job. Baguha akazi koroshye gusa. None urakanjije kujya gutumira umuntu koko. Umva boss rwose wamushoboye ko atashakaga kuza. Kandi nuko nashaka kwigaragaza. Bumvira ku kirwa. F now as well. Asundira n'igipfa amatwi sha. Wowe muswa n'umuvana ku kirwa cyanjye. Umva we urumva boss byavuga. Go back to the mainland. Take a chill pill. Jya ku butaka busanzwe kandi guhera kano kanya n'agashara kawe ntuzongera kukabona kugeza igihe nzabitekererezaho. Ariko boss ntabwo wanyirukana koko gutya. Umva ku kirwa hano ngaha we. Ahumvise ko boss avuze. Boss cyavuze nicyo gikorwa. Turagahinda cyashanga n'agahinda umuswa ni gute yatuma banyirukanisha none umuswa tumubone mani tumubone anyirukanisha te byo ndebera ubu Jacob nujya kubigorerwamo. Ndabona imeze neza sha umutoza wa meze ute? be much better if I get some of that Buddha gold. Boss imeze neza ariko nyine byabyiza mbonye kari akantu ka Buddha. This next version. Kari uzagahabwa mu gihe cya nyacyo. Gusa individual turi gukorera kari akantu igiye kuba nziza cyane umuntu uzajya yifata ubukubita amaho mu mitwe y'umuntu ukayitora Tomorrow. ahubwo impyiko zawe ugenda umenye neza ko zimeze neza umenye ko muganga akutaye fresh uzaba ready kurwana. Abakiriya banjye ejo ndazaba ari ahangaha ntabwo nshaka ko zanyuza mu ijisho kuri ya miti yanjye. Umugabo bisa nkaho And ready to fight. acuruza imiti y'ubwenge ukuntu. Sure thing. Okay, get the fuck out of here. Ngavanga ashaka boss. Mr. Jacob Castle, what's his fucking... Okay ngagenda sha. By the way, who's this guy? Ariko se boss naragenda. What's his fucking... Undi mugabo ute Jacob Kasa ni muntu nyabaki. Towards hero. Urango ni indwanyi ikoresha imirwanire y'amaboko. Destructive. Bakeka ko ari indwanyi yadanye ngitarimburwa ariko umusore wawe ndabizi rwose uzamurimbura ndabizi neza cyane kuzamukira hasi. Yego boss njyamukubita rwose. Ntarirashongesha. Agira akakanga hano. Dore agasura mama shenge. Wagira ngo narine neza. Fite agasura gahenganye mukuntu. Boss. Asigara hakunino. Kugira gutya haraho yabonye. Amwicira akajisho. Wisho. Ngino hakunino sho.
tuve hakurya iriya tugaruke hakuno ino ni kuri indi shuri ni irihe ni kuri iri Wushu School kabagabo bivugira Filipino gusa bari mu mwitozo wa mukobwa May yari abayimo cyane muze havayo mukobwa hano arabanza arabereka icyo ashoboye muze havayo banza bamusuhuzamo ni za Filipino cyabo murakizi icyo bivugira gusa mukobwa vayo mukobwa arabanza arabereka icyo ashoboye mukobwa hakuno nabanza bereka icyo ashoboye niki raka gardeya mukobwa arabanza arabereka dore umukobwa ku icumu dore umukobwa banza arabereka mukobwa ku icumu we arabanza arabemeza arabanza icyo ashoboye iki arabanza yereka abandi ni umukobwa yalo umukobwa rwose ukoze neza cyane ndabona umwitozo rwose umeze neza mo cyane rwose iyo ucisha na bagenzi bawe wereke bakora iki wigishe buke buke yego papa nzajya mbikora namwe wa mukobwa byo mufatiraho urugero azajya abigisha buri kimwe nawe rwose waba wigisha abandi bisigaye So, let's take a 5-minute break. When we come back, reka dufate pause y'iminota 5 turagaruka ngaho kumeza twari tugeze 2, 3. rimwe kabiri gatatu mujye mu gapoze bajya muri pause umva mwana uyu mukobwa akanya gato gashize amaye ikarita ariko sinzi ndi buyikoresha iki ndusiguhaye kandi ese nihe boss se we muravugana ikisha twavuganaga nyine sensei tuvuga we muheze ikarita barakwereka ikarita bamuhaye iriho agashushanyo ka Detroigono bwa utume Damiyani yazanye kare umugore wa Jacob Kasa kabyanga yabinyujije mu mukobwa noneho ayiha abanyeshuri bo Jacob Kasa nabo bayimwihereye akimara kubona ikarita yafashe akamoto aza hakunino bisa nkaho ikarita bamuhaye isa nkaho ari hamerekezo cyangwa se izindi information tutazi runaka kuko yahise afata akamoto aza hakunino mu ibara yaje hakunino muri Four Brothers n'umusore Jacob Kasa kwita rwose isa nkaho riri hamerekezo aza hakunino mu ibara bose tubayikize amazi se kwanakira aho ngaho hari uwazaga hari totori yazaga totoriza muri ubwo buryo bisa nkaho sinzi katurore nimba ari rendezvous nimba ari ikarita ibikoze sinzi katurore sore ni hakurino hari uwamusaga imbere harabanza aramuzunguriza wite Jacob mbite wowe. So the prize money was how much? hajya ngigiciro ngo nangahe $100 igihumbi umurwano umwe gusa none se bimeze bite ibintu byose nagatangaza bisa nkaho umukobwa nkuko twabibonye yohejwe na Henry Tan hari akantu gato rwose wakoresheje kano gatelefone kana gatatu inshuro 3 ubundi wohereze nese binamenya gute kari ibyanyabyo namenya gute kutari kuntuburira Just because I think you're kind of cute. kubera ko yenze ko yagatangaza Show you a piece of action. ngiye kukwereka bimwe mu bihabera Detroigono arabanza mwaga telefone amwereka imirwano ihabera Detroigono kumbe ibi ngiyi boss yirukanye byagarutse kwihorera kwa Jacob Kasa ujye ndebera bise barakwereka muzehe Dodoyi yari yitahiye yatewe na bya bintu gazi wirukanye hasarakorikira basore we makora kibasoyana amahoro bavandimwe Rest in peace. ahubwo uruhuke mu mahoro ukanya baramwataka ariko nawe arindwanye ntabwo amukubitira urusa aba ari umwarimu rugamba kuruta umugabo ariko sinzi bari benshi itindo ku mutwe bamuteye itindo ku mutwe kandi Jacob Kasa ntawe uhari ongera umwongeze shandi itindo You hit like a nail. wamusikora kubita nk'abamansera cyagiye ku mutwe kirakubita dore ikigabo
nta mutima cyakubise umugabo paka nawe cyumumennye umutwe ubu none harapfuye mujye mubikora gutyo mwabasukamwe murakubita nk'abamansera akagabo nakagomesha kagiye ku mugabo karakubita paka umutwe kawumenaguye sasa umusore Jacob Kasa yibereye ahangaha mwibara n'umukobwa ntazi ko ishuri rye ryatewe. You want to know more, don't you? Urashaka kumenya ibirenzeho sibyo? Maybe. Ahari wenda. This is just a qualifying event, baby. You make it through this. Just one little bout. Umurwanyi nawe wenyine gusa waguhindurira buri kimwe. The big one. Ugiye kurwana hitwa The Trigon, ahantu hagatangaza hambere. Urwose uzatsinda azahabwa $1,000,000 y'idolari. Ayo ni amafaranga menshi bantu banje. $1,000,000 y'idolari. Anga mu Nyarwanda nk'amafaranga ngahera hafi miliyari. Abantu batunze angane wake cyane. Asiko retse ko no muri abo ngabo nanjye ndimo. Mubizi ko ndimo mfite agafaranga kenshi. Something much better. Gusa usibye n'icyo ng'icyenda cy'amafaranga ni ahantu hagatangaza, ahantu hakaze byatari. Sasa ibi ngibi gukomeza kwinjira mu ishuri rya Jacob Kasa byageze munani imbere. Umugore wa Jacob Kasa yari ari hakuno no mu nzu, gusa ntazi ko muze Dodo yiwe byamaze kurangira, bamukubise itinde mu mutwe bakapfuye. Ubwo byinjira bitanya guswanaguza ibyo mu nzu. We mumenagure buri kimwe kigoye nimba kiba cyanyweye ibiki. Umugore yaje hakuno ino yatewe. We mwese musokanye cyangwa mpamagara umugabo wanjye. Reba niki dufite hano. Umugore wa shampiyona ngo ni Kasa Dojo. Ahamagara umugabo we. Umugabo se basi arayifata. Umugabo ari mu ibara ari kumwe n'igikobwa. Muhamagara n'ubundi niwe turi gushaka. Umugore yahamagaye. Umugabo se arayifata. Umugabo byari byamuteye. Sinzi ko ari bubicike. Ahanga dufite akantu kagatangaza. Ugatangira kwirwanaho. Uko nawe n'umugore wa shampiyona wa Dojo, umugore wa Kasa nawe ntiyaburamo duke abazi. Tangira kwirwanaho buke ariko sinzi katurere bigabo byari byinshi. Hano tangira kwirwanaho buke kubita abagabo. Barwana kubita sinzi katurere yewe itinde ahantu habi. Yewe data we kigabo cyamuteye itindo shaho mbega abagabo b'abagome. Munane kutega itindo kandi shawura amatindo birangiye kuntu nyazi abanasongoye mukunu mbega ikigabo nta mutima neza. Sasa umwakaranga mu ibara akiganana n'umugukobwa yutse madamu we. Ugize iki kibazo shesheri? Wibagiye umugore wawe kwera icyuki. Arahamagara asanze umugore yamuhamagaye. Kumbe umugore we disi we nta bintu byari bimeze neza. Yego byamuteye byamukomaguye ariko sha amatindo bamuhaye. Gihe sinzi. Wowe ntago uracyara kingira akamaro kuri nge. Kigabo gikonda kimusati. Kigabo sinzi kigabo banza ari cyambaraga kuko kuntu nyibona. Baka Damiani. Gica bugufi koko wowe wenda ubona umuntu ahise kwica akakanya yaba yihuse. Kigabo ukuntu kimeze urushi ku mugore w'abandi ariko shanye umugore agufashe nyiri umugore akugezeho dore ukuntu umugore cyamugize. Ntabwo ndi kubabaza sibyo urundi rushi cyajye ku mugore wandi kirakubita cyaragiye kirakubita kimwambura n'akadari cyamwambuye akadari. Umugabo arahamagara sinzi mva mwana ngomba kugenda kabisa. None se niki best call n'agatelefone agafone gusa nako yarakajyanye. Igikorwa gisigarana mu ibara. Ntarasi ko mutukozwe. Umusore yari yatewe umugore we dusize mu rugo rwa bimereye nabi. Igabo gisa nkaho kigiye sinzi katurore ubwo kanga kuri kwa Henry Tani nakagwa kibanga ke kokanya bamuhamagaye. Yes. Yego. That's good. Ni sawa. He took the phone. Yafashe telefone.
$1 million is a dream come true. umuswa arumva ko $1 he thinks he's gonna make arumva ko miliyoni imwe y'idolari yapfa kuyikora gutyo byoroshye. Kiramuseka. Kumbe ikigayo hakuno cya Damiyani birasa naho ntacyo mubona cyari cyabizwe n'icyunzwe. Isa n'aka kazi cyari kirimo kari gakomeye tu. Umusore mu gutaha dore ngo ambulance iramunyuraho ntazi ngigiye he, ntazi kigiye we. Umusore yari yatewe, gusa mu guterwa aterwa yibereye mu ibara. Kugera iwe dore kandi ngarasanga ambulance yerekezaga iwe. Olala umusore byari ibibazo bivuye ku kamoto yirukanka azire basi reka aricyo yaramura. Ofisa hano ahantu hanjye umugore wanjye arimo ndani reka ndende mbameze sawa. Gusa yaje yirukanka yerekeza iwe ariko basi aricyo yaramura. Gusa yari yatinze. Umugore wanjye Ani yahereye kuri Ani gusa ntabwo bari kumwemerera. Ani yari yakumikijwe bihagije, bagomba kumufata basi bakamujyana kwa muganga bakaraka icyo bakora hakiri kare. Gusa ikigabo cyamukubitaguye agize amatindo bamukubise ahantu hapfiriye kurya ipfiriya, bamuteye amatindo bamukoze mw'akazi agasura ke bakamenaguye. Olala byari agahinda ku musore. Musore mututuje rwose barakwerekana wa musaza Dodo yiwe ahantu yari yapfiriye naho ko bamushyize muri ambulance cyo ngo mujyane kwa muganga bareka icyo baramura. Abapolisi nabo nukuzanga bakareka ibimenyetso na kimwe babona. Umusore yashaka no kwa muganga. Uraniwe musore? That's him. Uraniwe. How's he doing? Ameze ateze? Not so good. Wapi ntago ameze neza kabisa. Azamwegera. Mr. Casa? We nyakubahwa Kasa? I'm Detective Tony Pasquale. Nitwa Detective Kasa. PD. Amwereka n'ibyangombwa bye. Detective Kasa. Wa musika se ahubwo byaba uri he wa musika? Team got a call. Itimu yanjye yaramugaye kano kanya. They found when they arrived. Ibi nibyo babonye ubwo bahageraga. Any idea who might do this? Waba uzi wakoze ibi ngibi? Any known enemies? Hari abandi se basi waba uzi ufite? Wapi nabo? Who the fuck did this to my family, detective? Ariko se detective ninde we wakoze ibintu ku muryango wanjye koko? It's for us to Umva rero musore muto. for you Aka nakazi kacu ko kumenya wakoze ibi ngibi. to lay Icyo ugomba gukora kano kanya ni ugutuza ubona ko tukarakara icyo twakora musore muto. if you need anything. Hagize icyo ukenera rero Numbers there. ahangaha harimo nimero zanjye wampamagara nta kibazo. You look like shit. Ariko urasa n'umwanda mwana. Oh, take a shot. Wagiye mu rugo ukabanza uko gukitera fresheri ko umuntu usa n'umwanda byatari. Umusore koko yasaga n'umwanda ibibazo nk'ibi ngibi byakujeho nta kuntu utasa n'umwanda. Umusore yaje hakuno ni agahinda kuri we. Umugore we kano kanya ari kwa muganga ku kanya dogiteri yavuyeyo. Nyakubahwa wowe nyiri uriya murwayi urwariyemo hari indani? Yego muganga ndi umugabo basi ameze ati uburyo ameze rero ntabwo ari sawa kano kanya ari muri koma. Gusa ashobora kuba yanakorewe n'ihohoterwa ry'imibonano mpuzabitsina. Turimo turareba ko yaba yaviriyemo imbere. Ibisubizo ni biza turaza kureba ko ari twamubaga. Gusa sinzi nimba unabizi wa musaza mwakoranaga Dodoyi wawe we ntabwo byagenze neza. Ni wa musaza wakubise itindo paka mu gupfa amumenaguye umutwe. None se muganga umwana wanjye basi ameze ate? Basi umwana wanjye yarakotse? Oya ihangane musore muto rero n'umwana wawe ntabwo byagenze neza. Umugore nkuriya bakora ihohoterwa ry'imibonano mpuzabitsina kuriya muri buriya buryo nta kuntu umwana yaratwise nta kuntu byaza gucamo ku mwana we byari byagenze nabi. Musore yarababaye wari witwe ko agiye kubyara dore ibyamubayeho mu kanya gato gusa mu minota 0. Dore ibyamubayeho yaje mu ishuri rye afite agakoto k'umugore wa Disney kari kumwibukiraho kano kanya ni muri koma ntazi nimba ari bunavemo. Byari ibibazo ku musore sinzi katurore. Umusore yaje hakuno arababara na se kubabara disikara agahinda ku musore. Ibintu byo mu ishuri bashwandaguje ibintu byose biri hasi.
atangira kwibuka disi we na madamu we ubwo babaga bari hano mu mwitozo bakina bya hato na hato bya gisheri, bakina bagwa no hasi buke buke bishimye. Gusa kano kanya umugore we ari kwa muganga, ari muri koma, ntazi niba ari bunavemo kuko muganga aramubwiye ati hari ushaka kudusaba kuba twamubaga. Aribuka umwana akadara amubwira ati umudari nguhaye nisezerano ry'uko nta hantu nzigera njya, ko nzaba ndi uruhande rwawe iteka ryose kandi nzakora buri kimwe cyose ku bwawe sheri. Yarababaye arababara na se kubabara, disikara agahinda ku musore. Yarababaye indwanya inkingi yo kwikorera ku mugore ukayikorera ku muryango. Sinzi katurore Isura muturuka ruka nta kintu twakwizeza, gusa ari naturamutse tumubaze yenda hari cyaza kuvamo. Muganga rwose bikore nta kibazo, ariko umugore wanjye mutabare. Iyo bagiye gukora ibintu byo kubaga rimwe na rimwe harigiye n'umuntu apfa cyangwa se akarokoka. Niyo mpamvu wowe nyiri umuntu abanza kukubaza ati se tumukorere tumubage, haba harimo amahirwe abiri yuko ashobora gukira cyangwa se agahita apfa. Sheri wanjye rwose mbabarira, ibi ngomba kubikora ku bwawe, basi nibakubage tereka hari icyarokoka. Yaje ahangaha arabanza amusoma mu mutwe. Yani ibyo bita gusoma umuntu mu mutwe. Sheri ndaza kuba ndi hano, nubyuka urahansanga sheri. Disikara agahinda ku musore, umugore bamukubitaguye agasura kasa n'ibishyimbo bya shiriri. Do kara agahinda disi. Musore akiva kwa muganga, mwibika wa mukobwa werejwe na Henry Tani yamusigiye telefone, aramubwira ati telefone ikintu ubikoreshe, andika 666 ubundi wohereze. Yanditsemo 666, sinzi arakora iki. Tugaruka ngaha kwa Henry Tani, ni muri ringi harimo fight, hari abarwanaga nirwanyi katurore amafi hano barakomagurana bashyirana hasi. Ni kwa Henry Tani. Dore ubugabo buharwanira we, mwana mumamashi ntabwo mwamamashira. Bamuha amashyi ku kanya. Ari yazaga, hari imodoka y'umukara yazaga, uje hehe ninde uyijemo katurore. Kumbi mirwano mukuri kuri Trigon iracyakomeje. Ka gasore boss yemera kari muri ringi nako, kari muri ringi n'ikigabo kimeze gutyo, barahangana mu rwano hano sinzi katurore. Boxi wapi biranga gikoma. Welcome to Bacolod's Underground Fight Club. Urakaza neza kuri Bacolod aho turwanira munsi y'ubutaka. Musore bamuzanye hasi, gusa muri ngi hano umurwanira cyari wose. Musore bazamutembereza hasi barwanira. Gasore n'indwanyi karamukoma ajya hasi. Mwani mfo turwane, mwani nago mumbona, mwani ni njyewe, mwani ni nge tu. Mwani mwani nge nzakuri gasura tu, uzari gasura nde. Dore umusore kuntereba, agasore nawe kahinamiranye tu, nagahinda kuri we kubera ibyamubayeho. Bakomeza bamwege bamutembereza hasi mu buvumo, bamwerekana ibiki bikorerwamo hakuno no hasi. Ucunga neza hano hasi, sije no kubana harwanira bitera n'imiti. Mugagira gutya yamara kunywa imiti, yamara kunywa imiti dore ku imiti yirega. Byita Green Dragon. Ni utuntu twiza ntubona, ni utuntu twiza cyane. No dukomeza tugenda imbere, gusanga nubwo barwana mbere ko indwanyi zijya muri ringi, arabanza bakitera imiti, ubundi bakajya muri ringi bameze nk'imashini, barwana nka machine, the fighting machines. Urakaza neza wisanzire hano. Abanza mwereka agomba guhindurira, ubundi akitegura kujya muri ringi, akajya mu kibuga ya K-Man ni Rwabunga. Ni Mr. Man nk'ibisanzwe.
ako kanya umusore nta kindi yakoze nawe yaje muri ringi niwe mu Rwanda bandaje kurwanira inanga muri Trigonal Rakari Fighter indwanyi mu kibuga uyu mugabo akunda kurwana bimuvamo gusa Jacob Kasa mu kibuga yako bagiye guhangana nako nuko kareba Rakari Fighter baratangira wapi biranga gipfutse biranga barabarana musore bamushyira hasi ubwo nabwo barindwanyi kubera ko ntabwo waza kurwanira ahangaha utarindwanyi kagabo kamushyize hasi karamuniga karamukwega igikatu arakiyaka agashyira hasi Jacob Kasa indwanyi karamukandagira ubwo nabwo barindwanyi byatari gusa ngo ubwo buzana muri ringi bwamaze kwitera imiti barurwana nk'imashini Jacob Kasa bamushyira hasi ingumi ku ryinyo bugabana indwanyi karamukoma